Wanyigurira umugore kuvana kumaze nta muntu abo wanjye araje umugabo ndetse atabahano amaze amezi abiri atabahano ariko gusanga hano byari ikibazo mbaye mu byuko ushaka ahantu wihisha haguruka ushaka ahantu wihisha mbabarira ko bataburaho mbabarira ndakwinginze mbabarira ushaka ahantu ujya ngo witwaze ushaka ahantu wihisha ndakubwira nyuma mbabarira ushaka ahantu nta kintu uri gusoma nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona. J'ai une question à te poser, écoute-moi, Anna. Vanessa. ubungubu se urashaka kumbwira ko nta mafaranga ufite koko nabanyafite mfite yo gutera inyoni ngiye nkora muri MTN niyo naba mpakora hasoni ubungubu koko yagiye ureba nk'indurubuje ubuzanye hano sibyo uru n'urugo rw'abantu nimba mwebwe mwarigize mayibobo mutagiraho mujya mutagiraho muba mutagira icyo mukora kibuze ni mujye muza no mu rugo rw'abantu mujye mutuza mama arahari ikimbabaje n'ikindi nuko yanagiye anantwariye umwana wanje umwana wawe arantwitiye naho sibyo byose ntago bitse uretse kumwangaza se umwana wawe Sonia waramuhahiye umwicaza hamwe akujyanira umwana none se akazi biragenda bimeze bite akazi bimeze sawa biracamo nimba ngene bya bindi kuzinduka mutabwije gukora amasaha menshi ariko after akazi nta kintu kivamo nta kintu kizima kiba kirimo akazi ndashaka guhinduka kubera iki akazi ndashaka guhinduka kuko nkora cyane kuruta uko ninjiza mwese wabonye kandi oya nyine ndi kumva biri muri ndi gupanga biri muri expectations ntabwo biraba nese upanga akazi upanga kuva ku kazi nta nakandi uraba nyine bibaye byiza bumva ndi kubibwira abakire nkawe kugira ngo ari ukuntu wabigenza nuko wabikora ukameza akazi wowe njyewe ngo akazi wakora iki washobora iki akazi kose wamuwe nagakora ako wajureka akazi kose nagwa ngo agakora mwese mwikoreze n'amatafari se wayikorera ari wowe bimbwiye nabikora cyangwa mujyane gusudira ari wowe bimbwiye nabikora aya mani reka brag
ariko ko nkuzi byawe mbi ibindi se ahubwo muri ko murapanga nibiki ko je bundi yambwiye ko ajanga ngo mufite gahunda ibyo murimo nibiki ariko kankubaza gutwitiye umwana indigeze mu mezi angahe tubwizanye ukuri indigeze mu mezi angahe ayo ntaga kurebe ayo mezi areba se w'umwana uzantwerera se ibyaha ibyiwe abasore jewe ndakwiyamye sinshinzwe Sonia nakazi wamaye nkwiyamye muri urugo sa kabari ntukajye ugira ngo niziragato uzi kwiga ugakora akazi ukajera Imana imfite imitungo myinshi itanyoroheye ndi ngiye nyine urumva ngahamana manga mani mfatikaye inama ndahari ngo ngufashe Nshama sinzi ko wabivamo ni hatari. Urumva ko kazi karimo kuguma kaza, karimo kwita kizana. Ibintu byakubanye byinshi. Just shaka nyengo akazi. Akazi. Ese kujya mufasha ibintu byawe byose. Ubundi sura umwe Chris. Mamo zimeze nk'amatoilette abantu baza babasanga. Urugo n'urw'umugore n'umugabo ntuzogere kugaruka hano ndakwiyamye. Ntuzambaze Sonia ndakwiyamye. Naza hanga mukomeze mu bungi si nicyo mwahise. Cyangwa ntware ikirego kuri niba. Mvuge ko hanga mucumbikiye umugore yataye umugabo. Urabona? Bizasobanuka. Ndi umukristo. Wowe uri umukristo? Ushaka sajya imisatsi sana niho rero gusenga. Yasubwo wakinjira mani wakandagira mu senyeri imisatsi. Oya nagenge yandi umukristo kurusenya ntabwo ibintu byo byitaho byataye. Agaki wasanga ari utwanakaye ndi gufata byo kurya ndi umukristo ese ubundi uranyizera kubigize umbaje ngo ndakwizera nuko yakoma mu bintu byo gusenga utari kubyumva neza kandi ko ari cyo mbaya kana kazina ku best friend wanjye mba nambaye iyo ni izina rye kunuka zubose ese nagona karize Yesu mubajije uba ntumbajije bose genda umukristo udasenga aho tuzajyana gusenga sha waba uri kumbeshya kubera ko ninjye umuntu hano usenga bwa mbere kandi oya nyine weho uzindukiramo ariko ntabwo bivuze ko ntasenga reka da wenda uzinduka cyane ariko si bivuze ko njye ntasenga usengera isenga ku rusengero rw'umukatolika Regina Pacis rahari sinakwemeje wumvise ifi yenda tegura wa mwana we nzansubize mama ariko wanywaga jingagira ko narindi kumwe nawe nari kuba nikanga iki rego umukobwa ibirabura bibiri byose ubabare yanjye barafite ukuntu bashyiraho nyine akamagi bagashyira ku gatoki nyine ukuva biraryoshye byahataye n'ubwa wari usanzwe wazi se n'abahagiye niyo mpamvu nakujyanye Allo Wisoni ni meza umeze neza se umeze neza Soni ikihe kibazo se kandi amafaranga se twayakwishyuye yose umutima se uguhagaranyemo ibiki wishe umuntu Soni none se Soni amafaranga wemeye kuyakira uzi ko utazabikora umubwira ibiki se umubwira ibiki twagutumye kuvuga ibiki mu by'ukuri reka mubwire Soni gabanya imikino ntabyo umutima uguhagaranamo nta muntu nagutumye kwica kora akazi nk'uko nakagutumye naguhaye amafaranga yose Soni mbabarira ariko Soni ugira ubwenge cyangwa nta bwenge ugira ariko Soni waje umbwira ikibazo cyawe ndakwakira nk'umwana twiganye mu by'ukuri ikintu ugiye kumfasha gikomeye cyatuma umbwira ngo umutima uri kugucira urubanza ni ikihe Vanessa uraba umubwira ibiki Vanilla uraba umubwira ibiki siyonjije Wamusiko Soni ambwiye ngo ibyo twamubwiye ngo byamunaniye ngo umutima uri kumucira urubanza ngo arumva yabibwira Vanilla hejuru amafaranga yanjye uretse ko
uriya yagiye kwangara namumukurikiza aciye nitaye ku kintu na kimwe ni gutya byose ni umutima ngo umumereye nabi ngo ya nta muntu ukina n'amafaranga yanjye niba atarabishoboye agomba kureka amafaranga se ni ibiki ari kuzana niba kumwe bimwumvisha byakuraniramo mwivugishiriza voice isa ubwo yigiye nayo mbonye yohereje Vanibite umeze neza Shavane ngiye rwose nitekerejeho mbona biriya bintu mwasizemo atari byo pe ni ukuri ngewe byananiye sinibyo ngibyo ngiye sinkunda guhemuka ntabwo nkunda rwose yafashe amafaranga se atabizi yafashe amafaranga atazi ibyo agiye gukora twariganye sinzi yuko ibintu twaturi gukora ubu se nibwo bimenye ko biganye bishimishije nk'ukuri ugerageze wisubireho nawe igihe ikintu nashaka kukubwira amafaranga mwari mwanyemereye ko muzameza muyagumane nanjye nditeguye mu kiro undi mwana urumva ibindi rwose byo mwana nta kibazo kandi ndashaka ngiye no kubibwira Vanira nkamubwira yuko muri mu mpango mwari mufite ko biriya bintu ntabwo ari byiza pe ibintu byo guhemuka ntabwo ari byiza uhemo sawa murakoze kandi umugumane amafaranga yanyu pe ariko biriya bintu byanyu bivemo uyu tumukorera iki mu by'ukuri kuyu nguyu njye namurangiza yagiye kwemera yari abizi ko biganye ubu se nibwo bimenye ko biganye yari abizi ko biganye noneho ikirenze ibyo ngo agiye kubibwira ngo Vanira ubundi Gael ashobora kuba aroga nta n'indi kuko mwakumviriye mu rugo ibintu bigiye kugenda neza ahubwo si kano gasharo kaba kabivuze dushaka nubwo tumucisha hakiri kare ibintu bitaramenyekana nose bwira witwa nde uruwahe urumva nagutoraguye gutyo gusa nta n'umuntu ukuzi ngambwire nyine nitwa Fabrice nise Fabrice uruwahehe mu rugo ni Gikondo nyine Gikondo hagana hese ko Gikondo ari nini ni hano hafi hese nyine ubundi se bite byaje kugendekeye biturumva ahantu nagukuye nasanze wambaye abantu bagushungereye urumva nyine ugiye kwiyahura sinzi abantu babuze icyo bakora ari bo nabo abantu bari aho badafite icyo bagukoraho ninjye wakwitwariye ndakuzana umbwira ngo umutwe urimo urakurya umeze nabi umerewe nabi naguhaye ikinini nijoro ubwo no kwenda yangushimire ibyo nta kibazo ahubwo banze umbwire story ya uzi ibintu bibaye uzi ko numwe byancanze uzi ko Sonia mamaga yambwira ngo arashaka miliyoni 3 ngo kugira ngo adukorere ibintu byacu reba ubushize kuno yamamagaye ambwira ngo abivuyemo ngarabiretse ngo Gael bariganye ngo ubwo nubuhemu none haramamagana ambwira ngo ashaka miliyoni 3 kugira ngo adukorere ibintu twamusabye bakakobwa barabuze ubundi sagacucu we ngo kandi ni umva nabwo nimbabaza kutugirira nose diriye kwama yarayirangije reko nyamafaranga yiki ni kugira ngo tumwongeze kandi nabwo ngo nimwatugiriye nidutinda arabivuga ubuse miliyoni 3 no turazikora bwiza kuri no mwana turazikura he mama uzi ko arambwe ngo ni iminota mike nigiye gitoye iminsi mike duhaye ikindi kandi ngo nimbabazi ikindi kandi mazi kuvugana na Vanira ambwiye ko agiye gushingira business keri y'imodoka mama uravuga kandi Sonia yambwiye ngo harabura igihe gito ngo hamagare Vanira nitutamuhaye amafaranga miliyoni 3 se turazikura Kamubwire ibaze ibi binaramutsa byinshi ibaze Vanira amenye naho ukomoka n'ibiki byose nzaba mbikubwira rwose
ukuntu wagerageje kumfasha kugira ngo ubone umuntu ugufasha. Nta kibazo, ntago wasiga umuntu ku muhanda pe. Umuntu ufite ubumuntu muri we ntago nasiga umuntu ku muhanda. Mbese ahangaha turibana, ubona nta muntu ahanini abikoma. Hano ndi nawe mbana n'umugabo wanjye ariko ntago turi benshi. Ni ukuri atarashingira business kiri byaba birangiye n'amafaranga y'inzu nayo twaba tukibonye, ariko uri kumva ho ruzingiye ko numva ukumbura nta kintu bikubwiye mama. Ndi gutekereza neza ikintu nakora kugira ngo amafaranga tuyabone. Ngaho ko tugiye kubigenza. Sibyo? Urabona ko n'ibindi business yanjye kugenda gake gake. Ngiye kwicaza Vanilla mubwire yuko rwose bigaragara na hombye. Mubwire ati hari umuntu wambwiye ngo nkizemo nka miliyoni nk'eshatu nawura n'ukuntu ngwatiriza wenda nkajya muri banki bakama ndi mafaranga namusubiza. Aduha amafaranga miliyoni 3 rero tuyakubitira umukobwa atazatuvamo. Noneho Kelly amara kumushingira business twanamubwira diri ukuntu imeze akazadusubiza tukasubiza Vanilla. None se mama ngiye Sonia nta cyizere y'umufitiye. Izo miliyoni 3 zo nizitumuha akongera akaduhinduka. Ikigaragara cyo tumara kuyamuha tuzamutsa tumutera ubwoba. Tumubwire ko biramuka bigiye hanze cyangwa se dushaka umuntu amucisheho. Oya buretse tureka kubanza kumupanga ibyo ngibyo. Twega mbere yo kumuhereza miliyoni 3 tuzamwicaza. Tumubwire ubundi bitari gukora akazi. Bitari yo kubika ibanga. Natubwira ko bidashoboka. Tuzamutera ubwoba n'ibyanga tuzamucisha hoda. Uriya rega nta uriya do. Nakarukanga na gutyo. Nta n'umutamira afite miliyoni 3. Hejuru y'amafaranga yose twamuhaye. Yaremeye gukora ibintu. Rega ubundi nta diri akaba nta kintu na kimwe yari yakora. Nta diri irimo umukobwa. Buriya bari umuhungu biba byararangiye na kera. None se basumvaga Vanilla nyine kuva ko nyine Kelly nyine ibintu biri kundo biri kuza. Ego ko yambwiye nyine ngarashaka utekereza ko yanamamagaye ndi kumwe na Vanilla. Yamamagaye ndamujisha ndamuga n'abantu bari niba nyine ndamucurika ibaze icyo yaza kubikurikirana akamenya ibyo twamubwiye ko n'amafaranga kandi kuko n'amafaranga umbabare kuri telefone ye uzandikaho Karori ucuruza amakara kubera yuko ibaze nk'iyo telefone yawe ifite volume ndende yari kubyumva. Vanilla yambwiye ati ngiye mfite business mfite ibintu byinshi byo gukora ndahuze akambaza se Kelly ubona ari umuntu wo kwizerwa. Ndamuga Kelly ni umwana mwiza ni umusore mwiza uri pose uva mu kazi akaza mu rugo akadufasha akatuganiriza ntabwo ari wa musore ugira ibigare. Arambwira shuwa ati shwan arambwira ati nanjye ari byo ntantomboye umuntu muzima umfasha kumanaginga ibintu. Ndamuga ngewe ibyo ndi kukubwira ndi seriye oshye se ninjye ushaka kubijyamo. Nyine urabona ko yamaze kujya mu murongo nyine ari kugenda byumva ko Sonia niwe nagusinze. None se wowe urumva hari ikitiro kwa kitari iyo nama nari mubwiye. Nyine ndayumva ariko Sonia ngiye mfite ubwako ko nazo tuzazimuha akaduhinduka nkuko nubundi aduhindutse. Umugabo wanjye ntago aba hari bana n'umukozi n'umugabo wanjye. Nari kaza gake cyane nyine. Nako wambwira bwira nta kibazo numve. Nyine ni ibibazo nahuye nabyo. Urabizi hari ibibazo mu buzima tugira. Kubyihanganira bikakunanira. Bikarangira ugize imbaraga nkeya. Nanjye nari nkoze amakosa. Kwiyahura kandi ntabwo ari cyo gisubizo. Byari byandenze. Wenda uko tugenda ibiki se nyine ni iki uko tugenda tubana uzagenda ibintu nzagenda. Ariko urumva impamvu nkubwira gutyo umbwiye ikibazo cyawe namenya aho mera nkufashe. Urumva mbana n'umugabo wanjye ashaka gusanga nanjye ntaramenya ibibazo byawe urumva namusobanurira gute ariko nagufasha ikibazo cyose waba ufite wowe umbwiza ukuri wirinde kumbeshya ndaza kugufasha. Urumva ubyuke woge urye wisanzure umwana hano siko bimeze Fabrice. Nizere ko rwose utari buze kwifata nyine feel free wisanzure. Ariko wanyigurira abagore kuvana ku mazi nta mwumva. Umugabo wanjye araje. Umugabo yifata hano amaze amezi 2 hano. Ariko usanga hano byari ikibazo mbaye mu byuko ushaka ahantu wigisha ngo haguruka ushaka ahantu wigisha mbabarira ndakwinginze mbabarira ushaka ahantu ujya ngo wigisha ndakubwira nyuma mbabarira
ndashaka amata nta kintu ubona gusobanurira. Vanessa, 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 nawe niba wumva warankundaga by'ukuri, fata umwanya utera